Tekereza umwana wararanaga inzara ashonje, umwana wakuriye mu bigo by'imfubyi, umwana nyina yajyanwe mu bitaro by'indwara zo mu mutwe na se akicwa n'ubusinzi. Abantu bose batekerezaga ko ubuzima bw'uyu mwana butazigira ikintu bugeraho, ariko uyu mwana niwe waje gusetsa isi yose, niwe waje kuba umuntu uzwi kurusha abaperezida n'abami benshi. Uyu mwana filime ze zikaba zarirebwe n'abantu babarirwa muri za miliyari, zinamwinjiriza amafaranga menshi kurusha abandi bakinnyi bose bo muri Hollywood. Uyu mwana akaba ari nawe wenyine watinyutse kunenga cyangwa se guhangana na Adolf Hitler mu gihe isi yose yari yaramutinye. Nyuma y'ibyo igihugu cyari cyaramugize icyamamare cyaramwirukanye, ariko nyuma y'imyaka 20 gusa cyamugaruye nk'intwari, kimwakirana ikaze rikomeye, kimukomera amashyi yamaze iminota irenga 12. Ese ni gute umwana w'imfubyi yabaye umwe mu bantu bakomeye kurusha abandi mu mateka ya sinema? Ni ayahe mabanga yari yishe nyuma y'inseko yasetsaga isi yose? Kandi se kuki Shariro yapfuye ntibirangire ahubwo n'umurambo ukibwa? Mbanje kubasuhuza abakunzi bacu wa Plan B FM TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bwose bwa Shariro n'impamvu imyaka irenga 135 ishize apfuye, kugeza n'uyu munsi filime za Shariro zikirebwa kandi akinavugwa cyane. Mbahaye ikaze. Mbere yo kuvuga kuri Charlie Chaplin cyangwa se Shariro ubwe, reka tubanze dusobanukirwe neza isi yavukiyemo ukuntu yari imeze. Mu mwaka w'1889 Ubwongereza bwari bumaze imyaka irenga 50 buyobowe n'umwamikazi witwaga Victoria. Iki gihe kikaba cyariswe na Victorian Era kubera ko cyaranzwe n'iterambere rikomeye ry'inganda, gari ya moshi n'ubucuruzi butembere cyane muri iyo myaka. Umujyi wa London akaba ari umujyi mukuru w'Ubwongereza, akaba ari umwe mu mijyi minini ku isi natuye cyane kuri ubu ngubu. Icyo gihe ukaba ari umujyi ukomeye cyane kubera ko wari unatuye n'abaturage basaga 5 miliyoni n'igice. Ariko inyuma y'iri terambere hari ukundi kuri, kubera ko muri iyo myaka hari abantu bake cyane bari abakire ku rwego rwo hejuru, ariko miliyoni nyinshi z'abaturage babagaho mu bukene bukabije. Mu bice nka South London byo mu Bwongereza, ari naho Charlie Chaplin yavukiye, imiryango myinshi yabaga mu nzu imwe nto, abana bakagenda barwara indwara ziterwa n'umwanda n'imirire mibi cyane kubera ubukene. Kandi ni muri iyo London nyine Shariro yavukiye. Ku wa 16 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1889, umwana w'umuhungu wavukiye muri East Street, Walworth, South London mu Bwongereza, wiswe Charles Spencer Chaplin. Nta muntu n'umwe wari uzi ko umwana uvutse azahindura amateka y'imyidagaduro ku rwego rw'isi. Se umubyara akaba yaritwaga Charles Chaplin Senior, akaba yari umuririmbyi n'umukinnyi w'ikinamico ukomeye. Nyina umubyara akaba yaritwaga Hannah Harriet Hill, akaba yari yaramamaye ku izina rya Lily Harley, nawe akaba yari umuririmbyikazi. Mu ntangiriro bombi bari bafite impano ikomeye, ariko ubuzima bwabo bwaje guhinduka nabi nyuma y'igihe gito. Se wa Shariro yatangiye kunywa inzoga nyinshi, maze buhoro buhoro ubusinzi bwe bumusenyera umuryango. Akaba yaraje no gutandukana n'umugore we Shariro akiri umwana muto cyane. Ibyo byose bikaba byarasize Hannah, mama wa Shariro wenyine, arera Shariro n'umuvandimwe mukuru witwa Sidney Chaplin. Nyuma yo gutandukana n'umugabo we, Hannah yatangiye kubura akazi, kubona amafaranga bitangira kuba ikibazo gikomeye cyane. Ndetse hari n'igihe Shariro ubwe yavuze ko yabaga ari kure abandi bana bagenzi be bari kurya, ariko we na mama we na mukuru we nta kintu na kimwe afite cyo kurya. Bamwe mu banditsi bavuga ko hari n'igihe umuryango wabo wamaze ibyumweru byinshi utunzwe no kurya imigati, kandi iyo migati nayo yabaga yatanzwe n'abaturanyi bagenzi babo. Mbese bari mu bihe bikomeye cyane by'ubukene kandi bukabije. Umunsi umwe hano ubwo yari ari ku rubyiniro yari kuririmba kugira ngo abone amafaranga. Mu gihe yari ari kuririmba, ijwi rye ryagize ikibazo maze kuririmba biramunanira. Abari bari kumureba batangira kumuseka, bamwe banatangira kumuvugiriza induru ngo nave ku rubyiniro. Mbese byari ibintu bibabaje kandi binateye isoni cyane. Umuyobozi w'igitaramo nawe ntiyari azi icyo gukora icyo gihe. Nyuma y'igihe gitoya cyane nibwo hafashwe icyemezo gitangaje. Shariro wari ufite imyaka 5 gusa icyo gihe yahise ajyanwa ku rubyiniro.
maze atangira kuririmba, abantu bose baratungurwa batangira gukoma amashyi ndetse hari n'abatangiye kumutera amafaranga ku rubyiniro kubera uburyo yabashimishije. Uyu niwo munsi benshi bafata nk'intangiriro y'umwuga wa Shariro mu by'ukuri. Nubwo Shariro yari atangiye kugaragaza impano ye akiri muto cyane, ubushobozi n'amafaranga we na mama we n'umuryango we bari bafite ntiyari ahagije. Nyina Hana yatangiye kugira ibibazo bikomeye byo mu mutwe. Kuva icyo gihe abahanga benshi batekereza ko ashobora kuba yararwaye indwara nk'iyi ubu ngubu twakwita psychosis, nubwo icyo gihe ubuvumbuzi bwari butaratera imbere bihagije ngo bimenyekane neza. Kubera iyo ndwara mama we yarwaye, hari igihe Hana yabaga atabasha kwita ku bana be. Rimwe na rimwe yavuganaga n'abantu badahari cyangwa akitwara mu buryo budasanzwe bwerekana ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Abaturanyi batangiye kubimenya batanze amakuru kuri leta y'Ubwongereza, maze leta y'Ubwongereza ihita ifata icyemezo cyo kumujyana mu bitaro byita ku barwayi bo mu mutwe. Icyo gihe Shariro yari afite imyaka 7 gusa. Shariro na mukuru we Sydney Chaplin bahise boherezwa mu kigo cy'abana bakennye kizwi nka Lambeth Workhouse, nyuma bajyanwa mu kindi kigo cyitwa Central London District School. Aha niho Shariro yatangiye kumenya ubuzima bukomeye kurusha ubundi, kubera ko muri ibi bigo babajyanyemo bakiri abana bato cyane bari munsi y'imyaka 10, bababyutsaga kare cyane bakabakoresha imirimo ivunanye, bakabagaburira ibiryo bike cyane, ndetse abana benshi baho bakaba barabambikaga imyenda ishaje n'iyacitse. Hakaba hari n'abakubitwaga bikomeye kandi birenze ukwemera iyo babaga bakoze agakosa gato kose. Nyuma y'imyaka myinshi, Shariro yavuze ko icyo gihe ari cyo cyamwigisha kwihangana no kutazigera yiheba mu buzima bwe bwose. Mu mwaka w'1901 se wa Shariro yapfuye afite imyaka 37. Icyamwishe ahanini cyari indwara zifitanye isano n'ubusinzi bwe bukabije yari afite. Shariro icyo gihe akaba yari afite imyaka 12 yonyine. Nubwo se batabanaga, urupfu rwe rwasize umuryango urushaho kuba mu bukene bukabije. Nubwo ubuzima bwari bukomeye, Shariro ntiyigeze atandukana n'inzozi ze. Yakuze akunda kwigana abantu, yitegereza uko bagenda, uko bavuga, uko baseka, maze akabifata mu mutwe. Akaba yarabigaragazaga neza kurusha abo ubwabo ahubwo. Ibyo byose yakoraga nibyo byaje kumuviramo impano yaje kumugira icyamamare ku rwego rw'isi. Mu mwaka w'1903 Shariro yari afite imyaka 14. Icyo gihe akaba yari yaranaretse ishuri kare kubera ubukene bukabije iwabo babagamo. Mu by'ukuri ntiyigeze arangiza amashuri asanzwe nk'abandi bana bose, ariko akaba yari afite ikintu kimwe gikomeye kurusha impamyabumenyi nyinshi, aricyo impano idasanzwe yo gusetsa yari ifitemo. Nyuma y'igihe gito yaje kubona amahirwe yo gukina mu ikinamico yitwa Jim A Romance of Cocaine. Nubwo yari afitemo agace gatoya ko gukinamo, byamufashije kwinjira mu isi y'abahanzi b'umwuga. Nyuma yo gukina iyo kinamico nibwo yatangiye kubona amafaranga ye ya mbere. Ntabwo yari menshi, ariko ku mwana wakuriye mu nzara, ayo mafaranga yari intambwe ikomeye cyane mu buzima bwe. Mu mwaka w'1908 Shariro yinjiye mu itsinda rikomeye cyane ry'ikinamico ryitwaga Fred Kano Company. Umuyobozi w'iri tsinda witwaga Fred Kano akaba ari umwe mu bantu bazwi cyane mu mateka mu byerekeranye no kwigisha urwenya rw'ikinamico rutagira amagambo menshi, ibyo bakunda kwita physical comedy. Aha niho Shariro yize ibintu bikomeye byaje kumugira icyamamare ku isi. Aha niho yigiye ukuntu umuntu ashobora gusetsa atavuze ijambo na rimwe, uko isura ishobora kuvuga inkuru, uko kugenda, kugwa cyangwa kureba umuntu bishobora gutera abantu guseka. Iyi myitozo yose niyo yaje kuba ishingiro rya filime ze zose. Mu mwaka w'1910 Fred Kano yohereje itsinda rye rya Fred Kano Company muri Amerika gukora ibitaramo. Icyo gihe Shariro yari afite imyaka 21 gusa. Akaba ari nabwo bwa mbere yari akandagiye muri Amerika. Gusa icyo gihe Hollywood yari itaratangira kuba umurwa mukuru wa sinema nk'uko tuyizi uyu munsi, ariko imyidagaduro yaho yari iri gutera imbere ku muvuduko udasanzwe. Akimara kugera muri Amerika, abanyamerika benshi bakunze uburyo Shariro yasetsaga. Abantu benshi batangariraga uburyo yashoboraga gutera abantu guseka
adakoresha amagambo menshi nk'uko abandi babigenzaga. Nyuma y'urugendo itsinda ryaje gusubira mu Bwongereza, ariko kubera ukuntu Charlie yari amaze gukunda Amerika yumvaga ko ejo hazaza he ari muri Amerika nyine ari hazubakira ubuzima bwe. Nyuma y'imyaka 2 Fred Kano yongeye kujyana itsinda rye muri Amerika gukoreraho ibitaramo. Gusa icyo gihe Charlie yari amaze kuba umwe mu bakinnyi b'ingenzi b'iri tsinda. Ubwo bari gukora kimwe mu bitaramo byabo, umuntu wari uhagarariye studio ya filime witwa Mark Sennett yaramubonye. Uyu mugabo Sennett yari yarashinze studio yitwa Keystone Studios, ikaba yari imwe muri studio zari zikomeye cyane muri Amerika muri iyo myaka. Akimara kumubona yahise avuga ko Charlie afite impano idasanzwe kandi itangaje, maze nyuma y'ibyumweru bike yaje kumusaba ko yaza gukina muri filime ze. Charlie ntiyahise abyemera ako kanya kubera ko yari afite ubwoba bwo kuva mu rwego rwo gukina ikinamico akajya muri sinema, kubera ko muri iyo myaka cyangwa se icyo gihe filime zari zikiri nshya, zari zitaramenyerwa, abantu benshi barazitinyaga kuzikinamo. Ariko nyuma y'igihe gito Charlie yaje kubyemera. Iki cyemezo yafashe ni kimwe mu byemezo byaje guhindura amateka y'isi mu byerekeranye na filime n'ikinamico n'urwenya. Mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'1913 Charlie yasinyanye amasezerano na ya studio ya Mark Sennett yitwa Keystone Studios. Iki gihe akaba yari afite imyaka 24. Agitangira yahawe umushahara w'amadolari 150 ku cyumweru. Amafaranga yari menshi cyane muri iki gihe ku mukinnyi wari ukizamuka, bikaba byari ibintu bitangaje cyane. Kuva ubwo Charlie ahita ava mu Bwongereza burundu yimukira muri Amerika. Nta muntu n'umwe wari uzi ko uyu musore wari uvuye mu bukene bukabije yari agiye kuba umwe mu bantu bazwi cyane ku isi hose. Umunsi umwe mu ntangiriro z'umwaka w'1914 Charlie yahawe amabwiriza yo gushaka imyambaro ye yihariye, maze yinjira mu cyumba cy'imyambaro afata ibintu bitandukanye byinshi atabanje no kubitekerezaho cyane. Yafashe ingofero nto nka zimwe z'abasaza cyangwa se imwe tumenyereye nka Charlie, yafata ikote rito rimufashe, afata ipantaro nini cyane, afata inkweto nini cyane ku buryo zamugoraga kuzigendamo, n'inkoni yo mu ntoki, ndetse anishyiraho ubwanwa bwo hejuru y'umunwa, ubwo abantu benshi bakunda kwita mustache. Ubwo yirebaga mu ndorerwamo amaze gufata iyo myambaro, yahise amenya ko hari ikintu gikomeye kivutse. Uyu niwe abantu benshi batangiye kumenya nka Charlie cyangwa se The Trump mu bihugu by'amahanga. Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 2 muri uyu mwaka nyine w'1914 hasohotse filime ye ya mbere yiswe Kid Out Races at Venice. Nubwo hari n'izindi filime yari yarakinnyemo mbere yayo, iyi niyo abantu benshi bafata nk'iya mbere yagaragayemo yambaye nka Charlie tuzi twese. Iyi filime ikaba yari ngufi cyane, ariko abantu bakaba barayikunze mu buryo butangaje. Abayirebaga bose bwa mbere baribazaga bati uyu mugabo ninde? Nibwo izina rya Charlie ryatangiye gukwirakwira cyane muri Amerika. Uyu mwaka w'1914 ukaba warabaye mu myaka myiza yabayeho mu buzima bwe bwose. Nyuma y'uko ari wo mwaka amenyekanye nka Charlie twese tuzi, uyu mwaka wanarangiye akinnye muri filime zirenga 35. Ibi bikaba byari ibintu bidasanzwe cyane muri iyo myaka, kubera ko yakoraga amasaha menshi buri munsi yandika ibitekerezo, akina muri izo filime, afasha no kuziyobora rimwe na rimwe, ndetse akaba yarakosoraga uko amashusho yafatwaga muri iyo myaka. Abantu bo muri studio batangiye kubona ko Charlie atari umukino usanzwe, ahubwo ari umuntu ushobora guhanga ibintu bishya kandi bitangaje. Muri uyu mwaka kandi mu kwezi kwa 8 ni nabwo intambara ya mbere y'isi yatangiye, maze mu Burayi abasirikare babarirwa muri za miliyoni batangira koherezwa ku rugamba, imiryango myinshi itangira kujya mu gahinda. Ariko kubera ko intambara y'isi akenshi yabaga iri hagati y'ibihugu byo mu Burayi, muri Amerika abantu bakomezaga kujya muri sinema. Filime za Charlie zabaga akanya ko kwibagirwa ibibazo akenshi, niyo mpamvu izina rye ryakomeje gukura uko bwije n'uko bukeye. Nyuma y'umwaka umwe gusa Charlie yari amaze kuba icyamamare ku rwego rw'isi. Studio nyinshi ku isi icyo gihe zari zatangiye kumurwanira ngo azikinire, maze mu mpera z'uyu mwaka nyine w'1914 yaje gutandukana na ya studio yakoreraga ya Keystone Studios, maze asinyana amasezerano n'indi kampani nshya yitwa SNA Studios.
atangira akazi mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na cumi na gatanu. Muri iyi studio akaba yarahabwaga umushahara w'amadolari 1,250 ku cyumweru ndetse ahabwa bonasi y'amadolari 10,000 yo gusinya amasezerano. Birumvikana ko icyo gihe amafaranga yari menshi cyane ku rwego rudasanzwe. Ibi byose bikaba byarerekanaga uburyo yari amaze kuba umuntu ushakwa na buri studio yose yo ku isi. Ageze muri S&A Studios, Shariro yahinduye uburyo yakoragamo. Yagabanyije urwenya yakoraga rwari rushingiye ku cyo twakita nk'akavuyo, kumwe birukankanaga bakubitana n'ibindi, ahubwo atangira gushyiramo amarangamutima, urukundo, impuhwe, ubutabera n'agahinda. Bikaba byaratumaga abantu batangira kurira no guseka icyarimwe. Ibi byose yakoze bikaba byari bishya cyane muri sinema muri iyo myaka. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na cumi na gatandatu, Shariro yasinye andi masezerano na kampani yitwa Michio Film Corporation. Amasezerano akaba yaratunguye isi yose, kubera ko muri aya masezerano yahabwaga amadolari 670 ku mwaka. Iyo mibare yari nko mu mishahara minini cyane y'umuhanzi ku isi muri icyo gihe. Ibinyamakuru byo muri Amerika byanditse ko Shariro yari amaze kuba umwe mu bantu bazwi kandi bahembwa neza kurusha abantu benshi cyangwa se abakinnyi benshi bo muri Hollywood. Mu gihe yakoranaga n'iyi kampani yitwa Michio Film Corporation, yakoze filime zafashwe nk'ibihangano by'indashyikirwa. Muri zo harimo yitwa The Flow Worker, The Fireman, The Vagabond, 1AM, The Pawn Shop, The Cure, The Immigrant y'umwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na cumi na karindwi. Cyane cyane iyi movie ya The Immigrant y'umwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na cumi na karindwi yavugaga ku buzima bukomeye bw'abimukira bageze muri Amerika. Muri iyi filime Shariro yatanzemo ubutumwa bukomeye ati abakene n'abimukira nabo bafite agaciro kandi bakwiye kubahwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na cumi na karindwi, Shariro yari amaze gukora ibintu abantu bake cyane bakoraga, kubera ko ntiyari akiri umukinnyi wa filime gusa, ahubwo yari umwanditsi wa filime, yari umuyobozi wazo cyangwa se bita director, ari umukinnyi mukuru, ari producer, akaba yaranakoraga igenzura rya nyuma cyangwa se ryitwa editing supervision, kubera ko yashakaga ko buri gice cya filime kiba uko yabitekereje. Ndetse yakundaga kuvuga ko ubuziranenge ari bwo bw'ingenzi kurusha gusohora filime ku muvuduko mwinshi. Niyo mpamvu rimwe na rimwe yasubiragamo scene imwe inshuro nyinshi kugeza anyuzwe. Mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na cumi na karindwi, ifoto ya Shariro yari imaze kugera mu bihugu byinshi byo mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya no muri Afurika. Abana n'abakuru nabo batangira kwambara nk'uko yambaraga. Abacuruzi nabo batangira gukora ibikinisho, amakarita n'ibindi bicuruzwa bifite isura ya Shariro. Shariro ntabwo yari akiri umukinnyi gusa, ahubwo yari amaze kuba ikirango kizwi ku isi yose. Mu ntangiriro z'umwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na cumi n'umunani, Shariro yari afite imyaka 28 gusa, ariko yari amaze kuba umwe mu bantu bakomeye kandi bazwi cyane ku isi yose. Nyuma yaho yaje gusinyana amasezerano n'indi kampani yitwa First National Exhibitor Circuit. Gusa amasezerano yo akaba yari afite agaciro ka miliyoni 1 y'amadolari. Birumvikana amafaranga yari menshi cyane icyo gihe ku mukinnyi wa filime. Aya masezerano akaba ari nayo yamuhaye ikintu yari amaze igihe kinini yifuza cyo kubaka studio bwite, kwebera filime ze ukabyumva no kutagengwa n'abayobozi ba studio. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na cumi n'umunani, Shariro yatangiye kubaka studio yise Chaplin Studios muri Hollywood, ahantu haje kuba urugo rw'ibihangano bye byinshi bikomeye. Ku wa 11 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na cumi n'umunani, intambara ya mbere y'isi nibwo yari irangiye. Abantu barenga miliyoni 16 bari bamaze gupfa, abandi babarirwa muri za miliyoni barakomereka. Birumvikana isi yari ikeneye ibyiringiro, mbese ikeneye guseka. Filime za Shariro rero zatangiye gufatwa nk'uburyo bwo kongera icyizere mu bantu bari barababajwe n'intambara. Mu mwaka wakurikiyeho, Shariro yafashe icyemezo cyahinduye amateka ya Hollywood. Afatanyije na bagenzi be barimo Mary Pickford, Douglas Fairbanks na D.W. Griffith, bashinze sosiyete yitwa United Artists.
Icyo gihe studio nini nizo zafataga ibyemezo byose ku bahanzi. Abakinnyi nta jambo na rimwe babaga bafite imbere y'aba boss babo. Ariko United Artists yo yaje ifite intego itandukanye. Yari ifite intego yo guha abahanzi uburenganzira bwo kugenzura ibihangano byabo uko babishaka. Uyu akaba ari umwe mu myanzuro ikomeye yabayeho mu mateka ya sinema. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na cumi n'umunani, Shariro yashakanye bwa mbere n'umukobwa witwa Mildred Harris. Mildred Harris yari afite imyaka 16 icyo gihe, Shariro afite imyaka 29. Ariko urugo rwabo rwakomeje imyaka 2 gusa. Mu mwaka wakurikiyeho, mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na 19, baje kubyara umuhungu witwaga Norman Spencer Chaplin. Ariko inkuru ibabaje ni uko uyu muhungu wabo yapfuye nyuma y'iminsi 3 gusa avutse. Urwo rupfu rukaba rwarababaje cyane Shariro, ndetse abantu benshi bemeza ko agahinda yanyuzemo ariko kamuteye kwandika zimwe muri filime z'amarangamutima ze kurusha izindi. Nyuma y'imyaka 2, mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na 21, Shariro yasohoye filime yiswe The Kid. Iyi filime yamamaye cyane, ikaba yaragize iminota 68, bikaba byari bitangaje cyane ugereranyije n'andi mafilime yasohokaga icyo gihe, cyane cyane y'urwenya. Muri iyi filime akaba yarakinnye ari kumwe n'umwana witwaga Jackie Coogan, wari ufite imyaka 6 gusa. Inkuru y'iyi filime ivuga ku mwana watereranwe agafatwa nk'umukene, abantu bose bamusuzugura nta muntu n'umwe umwitaho, maze Shariro akamufata akamurera nk'umwana we. Ariko ubutumwa bw'iyi filime bwari bwimbitse kurusha urwenya. Shariro yashakaga kwerekana ko ubukene butakuraho urukundo, ko kuba umubyeyi bitari amaraso gusa, kandi ko umwana wese akeneye umuntu umwitaho. Iyi movie ikimara kugera hanze, abantu benshi cyane bararize kubera ukuntu yari ikinnye. Iyi filime ikaba yaraninjije amafaranga menshi cyane ku isi, ibimwe mu ntsinzi zikomeye za sinema muri uwo mwaka. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na 23, Shariro yakoze ikintu cyatunguye abantu benshi. Yasohoye filime yitwa A Woman of Paris. Gusa nk'uko abantu benshi bari bamumenyereye ko amafilime menshi aba ari yakinamo nk'umukinnyi mukuru, muri iyi filime yakoze ibitandukanye. Ntabwo yakinnyemo nk'umukinnyi mukuru, ahubwo niwe wabaye director w'iyi filime. Nubwo iyi filime itinjije amafaranga menshi nk'izabanje, ariko abahanga mu bya filime barayishimye cyane baranayikunda. Iyi filime ikaba yarerekanye ko Shariro atari umunyarwenya gusa, ahubwo yashoboraga no kuba yaba director cyangwa se umuyobozi wa filime w'umuhanga cyane. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na 25, Shariro yasohoye filime benshi afata nk'imwe mu zikomeye yakoze. Iyo filime ikaba yitwa The Gold Rush. Iyi filime ikaba yari ishingiye ku mateka y'abantu bagiye gushaka zahabu muri Alaska no muri Canada mu mpera z'ikinyejana cya 19. Shariro nyuma yo gusohora iyi filime yaravuze ati, iyi niyo filime nifuza ko abantu bose bazanyibukiraho. Muri iyo filime harimo scene yamamaye cyane ku isi, aho kubera inzara ikabije Shariro buri kuyikinamo bigera afata inkweto ze akaziteka nk'ibiryo kugira ngo abone icyo kurya. Iyo scene ikaba yarasekeje abantu benshi, ariko ikaba yari ifite ubutumwa bukomeye bw'uko ubukene bushobora gutuma umuntu akora n'ibyo atigeze atekereza ko yashobora gukora, kandi ko agomba gukora buri kimwe cyose kugira ngo abwivanemo. Muri iyi myaka abantu benshi batangiye kumva ko Shariro afite impano idasanzwe, kubera ko yashoboraga gutuma abantu baseka, kubariza, kubatekerereza ku buzima, kwamagana akarengane no kugaragaza ubukene n'ubusumbane mu buryo bworoheje ariko bukomeye. Iki nicyo cyatumye ibikorwa bye bitandukana n'iby'abandi bakinnyi bo mu gihe cye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na 25, Shariro yari amaze kuba umwe mu bantu bakize kurusha abandi mu ruganda rwa sinema ku isi hose, kubera ko yari afite studio bwite, afite sosiyete ishinzwe gukora filime, afite uburenganzira ku bihangano bye, izina ryubahwaga ku migabane yose, ariko ko izina rye ryarushagaho gukura niko n'ibibazo byari bigiye kwiyongera. Mu 1927 Hollywood yakiriye ikoranabuhanga rishya kandi rikomeye, kubera ko hasohotse filime ya mbere yitwa The Jazz Singer. Iyi filime ikaba ifatwa nk'imwe mu za mbere zakoresheje amajwi ku rugero rwagutse, aho abantu babaga bari kuvuga muri filime nk'ibisanzwe. Mu gihe gito isi yose ya sinema yatangiye kuva kuri silent films cyangwa se filime bakinaga batavuga, maze yose igera ku ma sound films, amafilime akinwa abantu bari kuganira byumvikana.
studio nyinshi zo ku isi zahise zibwira abakinnyi bose ko bagomba gutangira kuvuga muri filime, ariko ibi nabyo bikaba byaragize ingaruka ku bakinnyi kubera ko abakinnyi benshi ba silent films cyangwa se bakinaga filime zitavuga bahise batangira kubura akazi. Hari ababaga bafite amajwi atarashimishaga abayireba, hari ababaga bafite imvugo abantu batumvaga neza, hari n'abatarakiriye neza iri koranabuhanga rishya, n'abantu benshi batangiye gutekereza ko Charles nawe umwuga we ugiye kugera ku iherezo. Ku wa tariki 29 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1929 isoko ry'imigabane rya New York ryarahungabanye. Uyu munsi ukaba uzwi mu mateka nka Black Tuesday cyangwa se uwa kabiri w'umwijima. Uyu munsi nawo watangije ibihe bikomeye cyane byiswe The Great Depression. Wenda ibi nabyo tuzabiganira mu biganiro byacu bizakurikiraho. Mu myaka yakurikiyeho kubera iki kibazo, abantu babarirwa muri miliyoni 15 muri Amerika babuze akazi, amabanki menshi arafunga, imiryango myinshi buri byo kurya, abantu benshi batangira kuba mu mihanda, mbese byari ibihe bitoroshye. Charles we ntiyigeze yirengagiza ibyo bibazo byose, ahubwo yabonaga ko sinema idakwiye kuba iy'abakire gusa, maze afata umwanzuro w'uko azajya avuganira abaturage basanzwe. Nyuma y'imyaka 5 Charles yasohoye indi filime yahinduye amateka yiswe Modern Times. Iyi filime ikaba yarasohotse kuri tariki 5 z'ukwezi kwa 2 mu mwaka wa 1936. Gusa iyi filime nayo yari ikiri muri za filime za silent films, nubwo yari irimo amajwi make y'umuziki. Igitekerezo cyo kwandika iyi filime ya Modern Times cyavuye ku kuba mu myaka ya 1930 inganda zari zitangiye kwiyongera cyane ku isi hose. Abakozi nabo batangira gukoreshwa amasaha menshi, bagakora akazi kamwe umunsi wose. Charles yabonye ko abantu bari batangiye gufatwa nk'imashini aho gufatwa nk'abantu. Niho havuye kino gitekerezo cyo kwandika ino movie yitwa Modern Times. Muri iyi filime ya Modern Times, Charles yakoranye n'umukinnyi witwaga Paulette Goddard. Akaba yarakinnye ari umukobwa w'umukene warwanaga no gushaka ubuzima no kwibeshaho. Abantu benshi bakunze uburyo bombi bakinanye muri iyi filime. No mu buzima busanzwe nabwo Charles na Paulette babanye igihe kinini, kandi benshi bemera ko bashyingiranywe mu ibanga, nubwo amateka yabyo akomeje kugibwaho impaka. Muri iyi filime kandi ya Modern Times harimo scene Charles aririmbamo indirimbo, ariko si ururimi ruzwi. Yahimbye amagambo adafite ibisobanuro kugira ngo akore ino ndirimbo, ariko akaba yarabikoze ku bushake kubera ko ashakaga ko abantu bo mu bihugu byose bayumva batabanje kwita ku rurimi. Iyi ikaba ari inshuro ya mbere abantu bose bo ku isi bari bumvishe ijwi rya Charles muri filime. Igitekerezo cyo kwandika iyi filime ya Modern Times cyavuye ku kuba mu myaka ya 1930 inganda zari zitangiye kwiyongera cyane ku isi hose. Abakozi nabo batangira gukoreshwa amasaha menshi, bagakora akazi kamwe umunsi wose. Charles yabonye ko abantu bari batangiye gufatwa nk'imashini aho gufatwa nk'abantu. Niho havuye kino gitekerezo cyo kwandika ino movie yitwa Modern Times. Nyuma y'iyi filime ya Modern Times, abasesenguzi benshi mu bya filime batangiye kuvuga ko Charles ategekora urwenya gusa, ahubwo yari amaze kuba umuntu usesengura imibereho y'abaturage, umwanditsi ufite ibitekerezo bikomeye, umuhanzi uvuganira abakene, n'umuntu unenga akarengane n'ubusumbane. Filime ze zari zitangiye no kwigishwa no gusesengurwa nk'ibihangano bifite ubutumwa bwimbitse. Ariko hari ikintu gikomeye cyari kigiye kubaho. Muri iyo myaka mu Burayi hari umuntu umwe wari urimo kuzamuka ku butegetsi. Nawe yari afite ubwanwa buto busa nk'ubwa Charles, abantu benshi bari batangiye no kubitiranya. Ariko uwo muntu we ntiyari umunyarwenya, ahubwo yari umunyagitugu. Uwo nta wundi ni Adolf Hitler. Mu gihe isi yatinyaga kumunenga, Charles yafashe icyemezo cy'ubutwari gitandukanye n'icy'abandi. Yari atangiye gukora filime yamunenze mu ruhame. Iyi filime ikaba yari igiye gutuma bamwe bamufata nk'intwari, abandi bakamwanga. Iyo filime akaba yarayise The Great Dictator. Ku wa tariki 30 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 1933, Adolf Hitler yabaye chancelier w'Ubudage. Mu gihe gito cyakurikiyeho yahise afunga amashyaka yamurwanyaga, afunga ibinyamakuru byinshi, maze yubaka ubutegetsi bw'igitugu bw'abanazi. Atangira gutoteza abayahudi n'andi matsinda yose yabaga mu gihugu cy'Ubudage.
mu mpera z'iyo myaka isi yari imaze kubona ko intambara nshya ishobora kuzabaho, ariko n'ibihugu byinshi byari bitangiye gutinya Ubudage n'ubutegetsi bwabo. Hollywood nayo yatinyaga gukora filime zanenga Hitler kuko hari impungenge z'uko bashobora kubura isoko ry'Ubudage. Mu mwaka w'1937 Charlie yatangiye kwandika filime nshya. Mu kuyandika abantu benshi baramubwiraga ati ntubikore, ntuyandike. Impamvu nta yindi ni ukubera ko Amerika yari itarajya mu ntambara ya kabiri y'isi. Hari abantu benshi rero batashaka ko Hollywood yinjira mu bya politike, hari n'abaterankunga batinyaga ko filime ishobora guhagarikwa. Ariko Charlie we yavuze ko hari igihe umuhanzi agomba kuvuga ukuri kabone n'ubwo byaba bitoroshye cyangwa se muhinzi. Iyi filime Charlie yatangiye kuyandika, arayiyobora, ayikinamo kandi akora igenzura rya nyuma ry'iyi filime yitwa The Great Dictator. Iyi filime ikaba yaragiye hanze mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'1939. Muri uko kwezi nyine Ubudage bw'abanazi cyangwa se bwa Hitler ni nabwo bwateye Polonye kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'1939, ari nabyo byaje gutangiza intambara ya kabiri y'isi yose. Muri iyi filime Charlie yakinnye mu myanya y'abantu babiri batandukanye. Uwa mbere ni uwitwaga Adenoid Hinkel, uyu akaba yari yakinaga ari nk'umunyagitugu muri iyi filime. Ariko buri muntu wese wabonaga iyi filime yahitaga abona ko uyu muntu yashakaga kwigereranya na Adolf Hitler. Yavugaga amagambo asa nk'Ikidage ariko nta busobanuro afite, akunda kwikuza cyane, yikunda bikabije, yifuza no gutegeka isi muri iyo filime. Uwa kabiri yari umusore w'umusitari witwa Jewish Baba. Uyu akaba yakinnye muri iyi filime ari umusitari w'umuyahudi, akaba ari umuntu usanzwe w'umukene w'umunyamahoro washakaga gusa kwiberaho mu mutuzo. Charlie yashaka kwerekana itandukano riri hagati y'ububasha bushingiye ku bwoba n'ubumuntu busanzwe. Iyi filime ya The Great Dictator yasohotse mu mwaka w'1940, akaba ariyo filime ya mbere Charlie yavugiyemo amagambo menshi. Nyuma y'imyaka irenga 25 akora silent films cyangwa se filime zitavuga, nibwo bwa mbere yemeye ko hari ubutumwa butashoboraga kongera gutangwa hatavuzwe. Muri Amerika no mu Bwongereza iyi filime yakiriwe neza cyane, ikaba yaraninjije amafaranga menshi kandi ishimangirwa nk'aho ari igikorwa cy'ubutwari Charlie yakoze kitari gisanzwe. Ariko mu Budage bw'abanazi no mu bindi bihugu Hitler yari yarigabije, iyi filime yarahagaritswe ibuzwa kurebwa hose. Charlie yahise atangira kuba umwe mu bantu Hitler yangaga cyane. Gusa nta gihamya yizewe yerekana ko Hitler yigeze ahura na Charlie, ariko hari amakuru avuga ko ashobora kuba yararebye iyi filime mu ibanga, kandi nta nyandiko zihari zizewe zigaragaza icyo yavuze nyuma yo kuyireba, nk'uko abantu benshi bakunda kuvuga ngo akimara kureba iyi filime ngo Hitler yahise aca ururimi Charlie. Uku si ukuri. Nyuma ya The Great Dictator abantu ntibongeye kubona Charlie nk'umunyarwenya gusa, ahubwo batangiye kumubona nk'umuntu uvuga ku bibazo bya politike n'uburenganzira bwa muntu muri rusange. Hari ababimushimiye, hari n'abamunenze bavuga ko umukinnyi wa filime atakagombye kwivanga muri politike na gato. Icyo nicyo cyaje kuba intangiriro y'ibibazo bikomeye yari agiye guhura nabyo muri Amerika muri iyo myaka. Mu mwaka w'1943 Charlie yari afite imyaka 54. Gusa nubwo yari akiri umwe mu bantu bazwi cyane ku isi, ubuzima bwe bwite bwari butangiye kujya mu makimbirane n'ibibazo bikomeye. Nyuma yaho yaje guhura n'umukinnyi wa filime witwaga John Barry. Nyuma y'igihe gito uyu mukinnyi wa filime witwaga John Barry yaje gushinja Charlie ko ari we se w'umwana yari atwite. Iki kirego kikaba cyarahise kiba inkuru ikomeye cyane mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi. Ariko icyo gihe DNA testing ntiyari yakaboneka nk'uko imeze ubu ngubu. Nyuma y'uko ikoranabuhanga riteye imbere, ibimenyetso bya siyansi byagaragaje ko Charlie atari we se w'uwo mwana koko. Ariko icyo gihe amategeko ya California cyangwa se leta ya California Charlie yari atuyemo yari ifite uburyo bwihariye bwo kugena inshingano zo gutunga umwana, ku buryo urukiko rwategetse Charlie ko agomba gutanga ubufasha bw'amafaranga n'ubwimenyetso by'amaraso bitamwerekanaga nk'umubyeyi.
Gusa ku ruhande rw'itangazamakuru abantu benshi ntibakomeje kwibanda ku kuri kw'ibimenyetso bya siyansi, ahubwo bibazaga ukuntu umuntu ukomeye w'icyamamare nk'uyu nguyu ajyanwa muri ibi birego biteye isoni. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, isi yatangiye kwigabanyamo ibice bibiri. Ku ruhande rumwe hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku rundi ruhande hari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete cyangwa se abo twita Abarusiya ubu ngubu. Icyo gihe kikaba cyariswe Cold War cyangwa se intambara y'ubutita, wenda nacyo tuzakiganiraho mu biganiro byacu by'ubutaha. Muri ibi bihe abanyamerika benshi batangiye gutinya ko ibitekerezo by'abakominizme cyangwa se Abarusiya byakwira mu gihugu cya Amerika bari bahanganye. Kubera ubwo bwoba bwatumye abantu benshi batangira gukekwaho kuba abakominisite, abakinnyi, abanditsi, abarimu n'abahanzi. Shariro nawe ntiyarokotse uwo mwuka. Kubera ukuntu Shariro yari atangiye gukina amafilime avuga ku karengane, ku bukene n'ubusumbane, ashyigikira amahoro, yamagana intambara, kandi nuko batarigeze afata ubwenegihugu bwa Amerika nubwo yari amaze imyaka 40 aba muri icyo gihugu, abantu benshi batangiye kubimukekera ko ashobora kuba ari umukominisite. Hari abantu bavugaga bati ese niba akunda Amerika kuki atarafata ubwenegihugu bwa Amerika? Shariro mu gusubiza yababwiraga ko ari umuturage w'isi, adatekereza ko ubuhanzi bwe bugira imipaka. Iryo jambo yabasubije ryarakaje bamwe rinashimisha abandi. Muri iki gihe urwego rushinzwe iperereza muri Amerika FBI rwatangiye gukusanya amakuru kuri Shariro. Umuyobozi wa FBI icyo gihe John Edgar Hoover yamaze imyaka myinshi akurikirana ibikorwa bye gahoro gahoro. Dosiye ya Shariro muri FBI yaragiye irakura cyane igera amapaje abarirwa mu bihumbi. Gusa abashakashatsi bavuga ko byinshi muri ibyo byakorwaga hashingiye ku gukeka no ku makuru atabaga afite gihamya ihagije aho kuba ku byaha byamuhamaga. Mu mwaka w'igihumbi 1952 Shariro yasohoye filime yitwa Limelight. Iyo filime ikaba yari yihariye kuri we kubera ko yakinnye avuga ku buzima bwe. Muri iyi filime yakinnye avuga ku mukinnyi ushaje watinyaga ko abantu batakimukunda. Abasesenguzi benshi babonye iyi filime bemeza ko Shariro yari arimo avuga ku buzima bwe bwite, kubera ko yari amaze kubona ko isura ye muri Amerika itari kimeze nk'iya mbere kizamuka. Nubwo filime yaje gufatwa nk'igihangano gikomeye, icyo gihe ntiyakiriwe neza muri Amerika kubera impaka zari zimaze imyaka myinshi zimukikije. Mu kwezi kwa 9 mwaka w'igihumbi 1952 Shariro n'umugore we Onana O'Neil Chaplin bafashe ubwato berekeza mu Bwongereza. Uru rugendo ikintu rwari rugamije no kujya kumurika iyi filime yitwa Limelight. Yitekerezaga ko azahita nyuma y'ibyumweru bike namara kuyimurika. Ariko igihe yari akiri mu nyanja agiye mu Bwongereza habaye ikintu gitunguranye. Kuri tariki 19 z'uku kwezi kwa 9 nyine, Minisitiri w'Ubutabera wa Amerika yahise atesha agaciro uruhushya rwa Shariro rwo kongera kwinjira muri Amerika, amusaba kubanza kwisobanura mbere yo kongera kwemererwa kwinjira muri Amerika. Ibi byari bivuze ko iyo ashaka kugaruka muri Amerika yagombaga kubanza kunyura mu iperereza rishya. Shariro akimara kumva ibi ngibi yahise yafata nk'ubutumwa budasobanutse neza. Yaribaje ati se ni gute igihugu mazemo imyaka irenga 40 kitakiri kunyifuza? Mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze amagambo yakomeje kuvuga imyaka myinshi. Maze igihe kirekire mpura n'ibinyoma no gutotezwa bikomeye. Sinzi ko hari iyindi mpamvu izatuma nsubira muri Amerika. Nyuma y'amagambo yahise afata icyemezo gikomeye cyo kutazongera gutura muri Amerika ukundi. Shariro yahise yimukira mu mudugudu witwa Corseille-sur-Vevey hafi y'ikiyaga cya Geneve mu Busuwisi, aho yabanaga n'umugore we Onana O'Neil Chaplin bashakanye mu mwaka w'igihumbi 1943 ndetse n'abana babo. Mu buzima bwe bwose Shariro akaba yarabyaye abana 11 kandi Ona akaba yaramubereye umufasha ukomeye kugeza ku rupfu rwe. Nubwo yari yaravuye muri Amerika ntiyigeze areka gukora Shariro, kuko Shariro yakomeje kwandika filime, akomeza gucuranga no gutunganya umuziki wa filime ze, akomeza kwakira abashyitsi baturukaga hirya no hino ku isi. Ariko ikintu kimwe cyari cyaramubabaje cyane kurusha ibindi nuko yari yarasize Hollywood cyangwa se yaravuye muri Hollywood kandi ariho yari yarubakiye amateka ye yose y'ubuzima bwe. Mu mwaka w'igihumbi 1964 Shariro yasohoye igitabo cy'amateka kivuga ku buzima bwe cyitwa My Autobiography. Muri icyo gitabo yavuzemo inkuru nyinshi zirimo ubukene bwo mu bwana bwe, uko yubatse umwuga we, intambara yagiranye n'itangazamakuru n'ibyamubabaje mu buzima bwe.
Iki gitabo kikaba cyarabaye kimwe mu bitabo by'ingenzi byanditswe n'umuhanzi wa sinema. Nyuma y'imyaka 3 mu 1967 Shariro yakoze filime ye ya nyuma yitwa A Countess from Hong Kong. Iyi filime ikaba yarakinwamo n'ibyamamare nka Marlon Brando na Sophia Loren. Nubwo iyi filime itamamaye cyane nk'izabanje, ariko yari ikimenyetso cy'uko Shariro atigeze areka gukunda sinema, kubera ko iyo filime yahise afite imyaka 78 y'amavuko. Nyuma y'imyaka 20 mu mwaka w'1972 Shariro atagera muri Amerika, ibintu byarahindutse. Abantu benshi batangiye kubona ko yari yarakorewe akarengane gakomeye. Nibwo sosiyete itunganya ibihembo bya Oscars yitwa Academy of Motion Picture Arts and Sciences yamutumiye muri Amerika. Bamubwiraga ko bashaka kumuha igihembo cyitwa Honorary Academy Award kubera uruhare rwe rukomeye mu mateka ya sinema. Shariro akimara kubyumva yabanje kubishidikanyaho, amara imyaka myinshi atazi uko n'abanyamerika bazamwakira, ariko amaherezo yaje kubyemera nyuma. Ku ijoro rya tariki ya 10 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1972, ijoro ryo gutanga ibihembo bya Oscars ryarageze, maze izina rya Shariro riratangazwa. Ahaguruka agenda buhoro buhoro ajya ku rubyiniro gufata ibihembo bye, ariko mu kanya gato abantu bose barahagurutse batangira gukoma amashyi. Gusa amashyi nayo ntabwo yari asanzwe, kubera ko bamukomeye amashyi iminota irenga 12 yose. Ibi bikaba bifatwa nka bimwe mu bihe by'icyubahiro kandi by'amarangamutima akomeye mu mateka y'ibihembo bya Oscars yose. Shariro we yagiye ku rubyiniro afite amarangamutima n'amarira menshi mu maso. Akimara guhabwa igihembo cye cya Oscar yavuze amagambo make agira ati, "Oh, thank you so much. This is an emotional moment for me, and words seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of inviting me here, and oh, you're wonderful, sweet people. Thank you." Murakoze cyane, uyu ni umwanya unkoze ku mutima cyane, kandi ndumva amagambo adahagije kugira ngo asobanure amarangamutima mfite aka kanya. Icyo nabasha kuvuga gusa ni ukubashimira icyubahiro mwampaye cyo kuntumira kuza hano. Muri abantu beza kandi bafite umutima mwiza cyane, murakoze. Nyuma yaho kuri tariki 5 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1975, umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth wa II yamuhaye icyubahiro cyo kuba umuntu witwa Knight Bachelor. Maze kuva uwo munsi izina rya Shariro hongerwaho ijambo rya Sir cyangwa se nyakubahwa, maze atangira kwitwa Sir Charles Spencer Chaplin. Iki kikaba cyari kimwe mu bihembo bikomeye kandi by'icyubahiro umuntu yashoboraga guhabwa mu Bwongereza. Ibi bikaba byari ikimenyetso cy'uko igihugu yavukiyemo cyamushimiraga ibyo yakoze ku rwego rw'isi. Umwe mu minsi yababaje abantu benshi ku isi, mu ijoro rya Noheli yo mu mwaka w'1977, Shariro yapfiriwe mu Busuwisi mu rugo rwe. Aha akaba yari afite imyaka 88. Urupfu rwe rukaba rwarabaye mu mahoro ari kumwe n'umuryango we. Isi yose kuva icyo gihe ikaba yarahise imwunamira, maze ibinyamakuru byinshi byo ku migabane yose bitangira kwandika iyo nkuru ku mapaji ya mbere. Abantu benshi bavuze ko uwo munsi isi yari ibuze umwe mu bahanzi bakomeye kurusha abandi mu kinyejana cya 20, ariko inkuru ye ntabwo irangirira ahangaha. Nyuma y'umwaka umwe ashyinguwe ku ijoro rya tariki ya 1 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'1978, abantu babiri bacukuye imva ya Shariro maze biba isanduku yari arimo. Iyo nkuru ikimara kumenyekana yatunguye isi yose. Nyuma yaho abo bagizi ba nabi bahamagaye umupfakazi we Ona Chaplin bamusaba amafaranga kugira ngo amusubize umurambo, ariko Ona yanze kuba ayo mafaranga, maze polisi yo mu Busuwisi itangira iperereza rikomeye cyane. Nyuma y'amezi agera kuri 2 bari gushakisha abakoze ubwo bugizi bwa nabi, umurambo wa Shariro wagaragaye hafi y'umurima wari uri mu ntera ingana na kilometero nke uvuye aho yari yarashyinguye mbere. Abo bagabo babiri babigezemo uruhare bakaba barahise bafatwa maze bacirwa imanza. Umurambo wa Shariro wongera gushyingurwa, ariko bwo ushyingurwa mu cyubahiro n'ahantu hatekanye cyane kurushaho yari yarashyinguye mbere kugira ngo bitazongera kubaho ukundi.
Mu gusoza, ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1889 i Londres havutse umwana utari ufite amafaranga, utari ufite izina rikomeye ndetse utari ufite icyizere cy'ejo hazaza. Abantu benshi bamubonaga nk'umwana usanzwe, ariko uwo mwana yaje kwigisha isi ko impano ishobora kurusha ubukene imbaraga, kandi ko urwenya rushobora kuvuga ukuri kurusha amagambo menshi, kandi ko umuntu umwe ashobora guhindura amateka adakoresheje intwaro ahubwo akoresheje impuhwe, ubuhanga n'ubumuntu. Shariro ntiyari umukinnyi wa filime gusa, ahubwo yari ijwi ry'abakene, yari umuvugizi w'abatarageraga ijambo, yari umuhanzi wahinduye sinema ururimi rwumvikanwa n'abatuye isi yose, kandi kugeza n'uyu munsi imyaka irenga 100 nyuma y'uko yatangiye umwuga we, iyo umuntu abonye ingofero nto, inkoni n'ubwanwa buto, ahita yibuka umuntu umwe gusa, ari we Charlie Chaplin cyangwa se Shariro. Ese wowe Shariro mwibukira kuki? Andika muri comment ikintu mwibukiraho, kandi ntibagirwe gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel. Ibiganiro byacu nakagaruka. Yari Sakalas, ciao ciao.